Ikaze nanone kuri Teladig News TV umuyoboro w'amakuru ku rubyiruko. Amazina yanjye ni Damtus Hirwa. Inkuru nkuzaniye nayindi nuko ubungubu Minisitiri Nduhungirehe Olivier yateje impaka ku bantu kubera kunenga abogeza imipira mu Rwanda. Uyu Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'ibikorwa by'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yateje impaka mu gihugu cyose kubera amagambo yatangaje anenga abanyamakuru bogeza imipira hano mu Rwanda, avuga ko ibyo bakora batabikora neza. Ibi bije nyuma y'uko no mu minsi yari yabanje nabwo yari yagaragaye ku rukuta rwa Twitter anenga abagabo birirwa basenya abakobwa, avuga ko imyambarire yabo itameze neza nyamara aricyo iterambere ribategeka kwambara utyo, ahubwo hakagombye kurebwa abo bagabo bagenda babarebuzwa. Uyu munsi rero uyu mugabo yagize gutya, ajya ku rukuta rwe rwa Twitter ashyiraho post ndende, arangije arandika ati nta kintu kibabaje nko kumva umupira kuri radiyo zo mu Rwanda, abanyamakuru babibereye ku mbuga nkoranyambaga batera urwenya bamamaza ibiribwa n'amasabune aho kuvuga uko amakipe ari kwatakana nuko umukino uri kugenda. Akibivuga abantu benshi bahise batangira kugira icyo babivugaho. Ku ikubitiro umunyamakuru Star ese amusubiza ko baba bari kwamamaza kugira ngo babone icyo bahemba abo banyamakuru. Ibi yabimusubirije mu ruhererekane rw'ibiganiro bagiranye kuri urukuta rwa Twitter ya Star. Yagize ati nyakubahwa, aho ndebera match ndabona ikirango cyamamaza Budweiser kandi ubuzima burakomeje, ahubwo se mwadukorera ubuvugizi ibitangazamakuru bya Leta bikava mu masoko y'abikora nk'uko ahandi bigenda, ndetse hakabaho umusoro wo kumva ibyateguye n'ibitangazamakuru nk'uko ahandi bibaho. Kumusubiza Ambasaderi Nduhungirehe yagize ati komparezo yawe ntabwo ariyo. Kuri TV mba mfite amashusho y'umupira, nshobora no gushyira kuri mute nkawureba, kandi abanyamakuru ntabwo bafata umwanya wo gusobanura uko Budweiser ifungurwa cyangwa inyobwa, bo babivugaho gato ubundi bakakomeza. Aha Star yahise avuga ko babikora mu rwego rwo kwamamaza kugira ngo haboneke imishahara kuko abanyamakuru bahembwa bitewe n'uko bakoze. Gusa ariko minisitiri we yavuze ko atabujije abantu kwamamaza, ahubwo icyo yanze ari ukubivuga buri kanya aho kuvuga umupira. Aha akaba yagize ati urashaka kutubwira ko radiyo igomba kumvwa n'abishyura cyangwa bamamaza gusa se? Ko muturage wicaye iwe n'akaradiyo ke atagomba gusaba serivisi nziza ku banyamakuru? Ikibazo ntabwo ari ukwamamaza, ikibazo ni ukwamamaza uko isabune runaka ikoreshwa, ikibazo ni ukwiganirira nk'aho uri muri salo, ikibazo ni ugusakuza kuri buri occasion dangerous ukavuga ngo go udahagarara warangiza uti hanze. Mu butumwa yagize subiza abantu bamubazaga ibibazo bitandukanye, Ambasaderi Nduhungirehe yavuze ko yabivuze nk'umuntu wumva radiyo, bityo afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashatse kuri serivisi yose ahabwa. Iyi ntambara Ambasaderi Nduhungirehe n'abogeza imipira se iraza kurangira? Reka toreza ahangaha n'iyi nkuru, ubundi nkomeze nkwifurize kugira umunsi mwiza.